umuhungu nasariye bimwe byadanye ubukene nari mfite burashize ibyumweru 3 byose kunyeho senyise bibe 5,500. hari umuhungu nasariye bimwe byadanje wese kandi nakubeshye ari muri karitsiye zacu. Iyo uwo muhungu ndamukunda wumve ngo ndamukunda none yaratamvugishije mpita ndwara. umuhungu niwo muri karitsiye yacu yego kumara rwose uwo muhungu nazi nuwa nzamukweka. Ntabwo uzi wa muhungu yita Kadungusi? mbese nuro bita Kadungusi? ndamuzi. Nuriya nura nakubwiye ko ari we niwe nakubwiye nkunda cyane, mbese ninjye wanamwitereteye ko namubona bwa mbere nahise numva ntwawe neza neza numva ngiyemo. ese ubundi uriya muhungu akora iki? icyo abakora cyose ntabwo kindeba, yaba acukura wese yaba akora bubyizi njye naramukunze tu sinitaye ku byo akora. gusa we nyine twikomereze twigire kwisengera. Sawa na umva amafaranga nakeneye iki kiyede kiramara ibyumweru 3. ubukene nari mfite burashize ibyumweru 3 byo ndi ku kiyede. faranga araryoshye ndayakorera ewana kumara n'umuriro wahagera ariko kangereyo sha. Se abayede abafundi bose burundu bigeze 2:00 nta mufundi urajya hano cyangwa umuyede si bishoboka gute. Bose narayimbabwe se amafaranga abaye make baranyikata cyangwa ntabwo byumvise. Kandi inzu nashaka kujya ngo mu cyumweru kimwe ibi irangiye yuzuye umuryango wanjye wayigiyemo none undebere. Waramutse boy we. Amakuru ni meza. Se ko mwakereye byagenze? Twakerewe nabanje kugira utubazo nyine nshaka naba abakozi bari wantumye ariko ikibazo nabuze n'umwe. Bishoka gute se ko mu bantu bose bari mu iki kibaya habura n'umwe? Nese ka wenyine urabigenza gute? Urakora ikiyede ube n'umufundi? Akazi kose ndagakora boss. Akazi ndagakora rwose ndaba umuyede mba umufundi byose ndabikora. Ariko ibi byo vuga ngo nshaka abantu nababuze pe kandi amafaranga rega muduhari makeya rwose. Mugiye mwongere mureka abakozi batiyongera nabo. Rwose amafaranga abe menshi. Naho ubundi ngiye kubera ko nyenye ndayakorera ndayakorera ngiye nta kibazo. Ahubwo wenda cyenze ikibazo niba cyabaye amafaranga kandi ntabwo umuntu yayongera ariko inzu yanjye ikagira ute ikuzura. Kuva uri hano nihagira uwo ubona tayari umubwire mukorane nta kibazo ndamwishyura. Nese boss amafaranga yongereye uyagize 5 ku muyede. Aho ngaba abayede ntago bababura. Ikindi abafundi bahita bisukiranya kano kanya nahita nko kuri telefone abafundi 10 bahita bakugeraho n'abayede babo kandi inzu igata yuzura ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye amafaranga ndayongera ariko umenye ni wewe uraba chef w'abayede kurya urabakoresha cyane wowe ndakunyeho senyise bibe 5,500 vuba ku buryo mu cyumweru kimwe inzira aba yuzuye. Erega dore ngiye no kubaka nta byangombwa mfite ni ugucapurisha kugira ngo leta itangendaho. Ibyo ngibyo rwose bindekere. Ibintu by'ubwenjeniyeri nibyo nigiye guhagararira abakozi ndabikora ruzungu rwose. Iyi nzu ngo icyumweru nguhaye iminsi 3 ikabiruzuye none wonyongereho 500. Ndabikora neza uko ubyifuza bose nta kibazo rwose. Nta muntu ucangana mu bwengaza akore. Iyo nzu yawe igahita yuzura ndakurahiye. Si ibyo ngibyo ngewe akazi kamparire ngiye boy. Ibyo ngibyo ni ibintu byanjye rwose ntibiri gubaza. Uzenguka ahantu hose kibaya cyose ndetse no mu gihugu hose. Ubu ngiyewe no mu Bushinwa nagiyeyo ndimo ndigira ubwenjeniyeri wenda umwenjeniyeri kabuhariwe ariko nyine nkaba nkuriye n'abayede nta kibazo ntugire ikibazo inzira ihita yuzura.
boye we sha uransekeje gusa ufite utugambo twishi uri umwenjeniyeri uri iki umuntu aba umwenjeniyeri agakora ikiyede ubwaho inzu yanjye zuzu ufite amagambo angana gutyo. Umva boss mbagubwire rero njyewe amagambo yanjye ntiyagire ikibazo ajyana n'ibikorwa ajyana n'ibikorwa rwose ahubwo nyine genda ujye kunzanira nako gusoma ko umuntu akora ari gusoma nta kibazo nari nanazindutse ureba ko hari nakotsi nashyize n'ibigori murarya muri gukora. Okay urakoze urumva ibintu ni rodaje nta kibazo gihari abakozi rero rwose nasiga gucunga amatafari rero ubu turaza gusubira iseka ari ibintu byanjye ibi ni ibintu byanjye rwose ndagakoze ariko boye nabo umukire ubu ngubu bahise bongeyeho n'amafaranga 500 ngiye kuba umuntu ukururiye abandi bafuni mbahagararire ndi umuyede ukomeye ako boye ndi umukire ndagakora we mva ndakaze jewe boye rwose ndanakize kandi nakize boye ako nanakicarira hakaza n'abandi jewe boye ubu ni boss yagiye ubu ni se kambe nagereza abandi bakoze bana baza boss yagiye ntabwo ahita agaruka none ahangaha kanagereza abandi bakoze baza dukoreye cyane njyewe nubwo abanciriyeho 5,000 nategeza abandi bakoze njyewe natangiye mbere yiza akareka kanagereza n'abandi baza Siburusi ndamusanga yora ko nanjye ndazindutse siko nzindutse nko kumana ubu si iki uburusi ndamusanga yo koko ko nanjye ndazindutse ubu iki gitondo nicyo kujya kureba umuntu koko ariko Shabani ibyo ngibyo ntabwo wabivuga ariko urazi ese ko naraye ijoro ryose murota ubu ngubu noneho ntabwo nakirirwaho gusa nakirirwaho umeze gute ubuzima bwanyica noneho ayi murota we Kadungu si we umva se bano wabona uyu munsi ndishije sha dusite se boy sha meze neza kabisa biracamo se nta kibazo nese ugiye man nese shaka Kadungu kuzindukiye ko manuzitse nk'umwaku muri gitondo cyamitse ibirenge ugiye he nambitse ibirenge nabitambika suri kubona n'ahantu ngiye akomanje mwajya mureka gusuzugura uri kubona n'ahantu najya ngiye kureba sheri wanjye ngo sheri wawe muri iki gitondo wawumfayongo vasha dukora hano hari akazimana kare kwiyunza kandi amafaranga ni ititi amafaranga arahari waje tugakora reka shawana ngiye ntabwo nakora ikiyede gikora nkamwe abasivile baragasikere ngiye uri kubona ukuntu nambaye ingofero ngiye nakora ikiyede man reka shawa uzanabaza gosha icyakora uwo mukobwa arambabaje ubaze ngo yaratomboye sha Kadungu mubwije ukuri rwose nimba ari uko nguko ubayeho ubu so umukobwa muzakunana gute nta n'igicero ufite mani vuba dukorera amafaranga ku buryo uzi umukobwa uzagenda ukamubwira nyine agahita yumva ufite n'amafaranga ese abasonga rero nk'ubwo ngo wayo tugakora akazi kawe nibyo najyendera ajya urukundo sha iyo ruhari byose birikora hako se mane ko muzi kwirirwa mwikoreye ibintu mw'ibyo bitwe yanyu bitabavu ngamafaranga ngo ni ititi sha najya ayo mafaranga ndayafite ubu se waba wambaye gutya nta mafaranga ufite mujye mureka kwikore murye mureka kuvunwa n'ibyo mutikoreye mufite amafaranga amafaranga shaka ko biranumvikana ngaho se shajya kuntama wenda n'akantu nisomere iki gitondo areka abantu muzi gukunda ibintu by'ubuntu ubu uri kumva nahita njya kukugorera tu ni wajya kungurana neza se ufite amafaranga akashawala ibyo se ngewe babikubwiye nese mana amafaranga wayakuye amafaranga kudakora kosha hanze ko dakora nirirwa nkora se udakanuye ayo masa aho ngaho wire gukora cyangwa urarukora cyane mujye mubura kumenya ubwenge ngewe ubundi gahunda nafashe niyo gukucekiga ahantu hari uruhene rwiza buriya tabangubita nk'iryibiri umva nkahita ndyoha ijoro ryose mva umuntu ararakora manje mwe muri mukazajye muteta ngo mushaka kugurira nanjye narangiza ngo ngwino ukore 5 ngo 3 ngo 7 ayeye sha koko ntabwo wavunika icyakora reka nkubwire mana yanjye ikiyede kibura cyo tugiye gukorana nge sinkorana n'abantu b'abasambo sinkorana n'abajura cyakora genda mva mu maso igendere ikiyede unakibore uzajya urya amafaranga yawe uba wayavunikiye igendere tuba twayavunikiye shawa genda atajya rugusanga uzirira joro umuntu aba yaraye
biba byamugoye cyane. Ngawa boy we kanegendere sigara mu kiyede cyawe iki cyatanu ngaho twebwe turara dukora jama. Shanga igendere. Sawa sigara mu icyo kiyede nari. Kanye guconga nari yashaka kugira ngo tubikorere rimwe byose. Ariko umuruhura rwiwe nk'umukobwa ko gukundana n'uwo musore aramutse amuteye inda koko. Umusore utagira ikintu na kimwe akora n'umunebwe. Icyambere ntiyogosha, nta motara, si umushoferi, ntacuruza, ntakora iki, n'ikiyede ntiyagikora. Mbega umukobwa wahuye n'ikibazo. Aha kanikoreye ikiyede, abakobwa bafite ibibazo cyakora ambihorera. Yewe. Oji boy we. meze neza si Fresh. Nese mwana ibintu numvishe ngo nibyo se. nta kibazo rwose, hano hari akazi rwose. Karahari. Akazi karahari, ahubwo jya mu kazi ukore. Ni gute se? Ni 2,500. Iyi ni 2,500 ni amafaranga. 2,500 ni amafaranga mwana. 2,500 ni menshi cyane. Noneho ku musore nkawe 2,500 so wazayamara. Kora mani ni 2,500 ubwo jya mu kazi ukore. Ngo 2,500 byonyine mwana. Ko mfite amakuru kari inoti ya 5. Aho ngaho wawe ushaka kurya. Nimba atari 5 mbwira nigendere. Matipa yabwiwe n'ikira ko ngiye kumuryara. Oje ngaho kora mwana. Aho ngaho boy ahubwo ngaho ne okay man. Urumva? Nimba ari 5 ngiye gukora kujya mu byemere noneho. Ndaza gutamo akantu ka senyise. Si byose. Renga reka dushwanyaguze rero ubundi. Ibintu ni gahunda. Kuri iri ngiri manje natonze iryo. Twari iryo ngiri. Uhita bakuzutware n'iri ngiri. Najye narisoje. Narisoje ngende munyakazi. Narisoje kabisa. Musuku yapanga ha. Naho ngaho gutyo kwa fondasiyo yarangiye nta kibazo. Mbose sana mwere. Terura nawe iri. Terura tugenda. Urasanga nari conze irindi. Uri kunye bamubwenge. Se terura ntabwo wari. Ojimwa urakaze mwana ariko kora ntari iryo ngiryo nawe aritware ntari mwana itware nawe iryo ngiryo nta uyu terura wari kubike ma siko kumvugira kunsiganya nabo baguye ko ndi manager genda sha